bavandimwe nkunda bo mu muryango wa Padiri Mauri, Yezu Kristo akuzwe. Twageze ku cyumweru cya gatatu cya Adiventi, n'icyumweru bita icy'ibyishimo. Murabona Noheli iragenda yegereza. Iki cyumweru cya gatatu ni icyumweru in gaudete, icyumweru cy'ibyishimo, kubera ko ancienne yitangira misa ibivuga nyine ibirebana n'ibyishimo, nicyo gituma bacyita nyine icyumweru cy'ibyishimo. Ubu rero turagenda tugana Noheli, ibyishimo by'umucunguzi nibyo tugomba kugira, kandi nabyo bigomba kuturanga mu buzima bwacu bwa buri munsi. Aya masomo y'uyu munsi rero nyine aragenda atubwira ibirebana n'ibyishimo, kwishimira umukiza, cyane cyane uriya mukiza nk'uko ijambo ry'umuhanuzi Izaya mu isomo rya mbere ribitubwira, guhora tumutegurira amayira, guhora twumva yuko we aza agasura ubutayu bw'imitima yacu, kandi nitumureka akinjira mu butayu bw'umutima wacu, nta kabuza azatuma buvubukamo amazi y'ubugingo, amazi ashobora gususurutsa abantu benshi, gususurutsa abantu bose bategereje umukiza. Kandi gutegereza umukiza ni n'ibintu byiza, kuko ntabwo umukiza twamutegereza turi twenyine, ahubwo tumutegereza turi umuryango wo kwa Padiri Mauri, tukamutegereza dushyize hamwe, kuko ngo abashyize hamwe Imana irabasanga. Murabona rero umuhanuzi yabitubwiye Izaya ngo ubutayu buvukemwo amazi, kandi ubwo butayu nta bundi ni umutima wacu. Mu isomo rya kabiri ho batubwiye yuko tugomba guhora twihangana, kandi tugahora tudahindagurika nk'ibihe, kuko nimba dufite ingabire ya constance, nuko nyine Imana iba ituri hafi. Kandi nk'uko dukunze kubivuga, Imana yacu muri Yezu Kristo yaratwiyeretse, iza mu bantu, iza kutubwira inkuru nziza, kandi ibana natwe. Ariko igikomeye cyane, yaragiye ifata ikibanza, icyicaro mu mutima wacu. Buri munsi duhora tuganira. Maze rero mu isomo rya kabiri ho batwigishaga ko tugomba guhora twiteguye, tutarambirwa, dutegereje, nta kurambirwa, kuko burya ibihe by'Imana ni ibihe by'Imana nyine, kuko kandi imbere y'Imana ngo umwaka umwe ungana n'imyaka 1000. Murumva rero ko gutegereza tutarambirwa ari ibintu tugomba gukora, kandi tukagomba guha agaciro gakomeye. Mu ivanjiri rero twabonye ukuntu Yohani Batista ashobora kuba yari amaze kurambirwa, yumva ko kuraje ntayo, niko kugenda yohereza intumwa kuri Yezu amubwira ati, ese ni wowe ugomba kuza cyangwa tugomba gutegereza abandi? Ariko Yezu ntabwo yigeze amubwira ngo ni jyewe ugomba kuza, ahubwo yabwiye izo ntumwa ati, nimugende mubwire Yohani ibyo mwabonye n'amaso yanyu n'ibyo mwumvise. Arongera ati, impumyi zirabona, ibirema birongera bikigenza, abatumva barongera bakumva, kandi cyane cyane abakene bigishijwe inkuru nziza. Murumva rero bavandimwe, ni umuhanuzi wabwiraga undi Yezu, kuko yaraziranye mu Mana na Yohani Batista. Ntabwo byamusabye kuvuga amagambo menshi, ahubwo yavuze ayo magambo arebana n'igihe cyo gucungurwa, ibimenyetso byagombaga kuranga igihe cyo gucungurwa, na Yohani Batista agahita abyumva. Yohani Batista rero nyuma yaho bahise bamugirira nabi, baramwica, ariko yagiye yishimye, niko navuga, kuko kandi nta kabuza nibyo, kuko yumvise ko umucunguzi yateguriye amayira yari yamaze kuza mu isi,
kandi ko yakoraga ibintu byose ibyanditswe bitagatifu byavugaga, kuko yakizaga impumyi, agakiza ibibembe, agakiza abantu bose bazaga bamugana. Ariko yarongeye ati izo ntumwa za Yohani Batista zimaze kugenda, abwira abamwumvaga ati ese mwagiye gukora iki mu butayu? Mwagiye kureba urubingo ruhungabanywa n'umuyaga? Mwagiye kureba se umuntu wambaye imyenda y'akataraboneka? Mwagiye gukora iki mu butayu? Yabivuze inshuro nyinshi. Ubutayu mwagiye gukora mwiki? Mwagiye kureba umuhanuzi? Yahise yisubiza, kuko Yohani Batista twarabyize muri gatigisimu n'umuhanuzi uruta abandi, kuko yerekanye Yezu abwira rubanda ati dore ntama w'Imana, dore ukiza ibyaha by'abantu. Murabona uwo muhanuzi rero araturengera, yateguriye umukiza amayira, atwereka amayira natwe, kandi ni nawe wongera kutubwira ati umukiza Yezu Kristu mukingurira umuryango w'umutima wawe, wa dezeri zawe, w'ubutayu bwawe, kuko Yezu Kristu yafashe icyicaro mu mutima wawe. Maze rero bavandimwe, nk'uko bisanzwe mugende murebe amasomo y'uyu munsi, cyane cyane ivanjiri, ariko murebe isomo rya mbere, isomo rya kabiri. Ivanjiri nuko yanditswe na Matayo ku mutwe wa 11 kuva ku murongo wa mbere, kuva ku murongo wa kabiri kugeza ku wa 11. Maze rero dukomeze tugendane. Iyi video nyibahaye gutya, ariko muyakire uko bimeze. Ubwo mu cyumweru gitaha tuzakomeza tubikore neza, kandi bitugere ku mutima. Ushobora byose rero nabahe umugisha kandi abarinde, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Icyumweru cyiza, kandi abavandimwe bari muri konseye bazakora ejo, bakora kuri iki cyumweru, vraiment bayikore neza, mbashyigikiye isengesho, kandi Roho Mutagatifu abayobore, kuko barahari kandi bafatiye runini umuryango wose. Icyumweru cyiza cy'ibyishimo rero, turi kumwe mu buvandimwe, turi kumwe mu byishimo by'iki cyumweru, ariko cyane turi kumwe mu byerekeranye n'uko turi abakristu, abo kwa Padiri Bawuri, dushobora kumvikana hatagombeye amagambo menshi, kuko ingabire y'ubuhanuzi idutuyemo. Icyumweru cyiza abavandimwe.